makuru aturuka i Vatikani aravuga ko Papa Francis arembye ndetse ubu tuvugana ari mu byuma biri kumuha umwuka wo guhumeka. Uretse kandi no guhabwa umwuka ahumeka, hashize umunsi umwe yongerewe amaraso. Ikibazo cyari kigiye gutuma abura ubuzima ako kanya. Ku wa gatandatu ku itariki 22 Gashyantare nibwo muri iryo joro umushumba wa Kiliziya Papa Francis yagize ikibazo cy'umusonga ukabije ndetse no guhumeka biba ikibazo. Gusa mbere yaho gato byavugwaga n'ubundi ko Papa Francis yaba arwaye, ariko ntago Vatikani yari yagatangaza ibi. Byavugwaga ko yaba afite ikibazo cy'ibihaha kimurembeje. Gusa kuri uyu wa gatandatu nibwo Vatikani ubwayo yatangaje aya makuru. Amakuru kandi aturuka i Vatikani avuga ko afite ibibazo by'ubuhumekero bikekwa ko bifitanye isano na asima yo ku rwego rwo hejuru, uretse ko ari kuvurwa umusonga usa nkaho uterwa n'ikibazo cy'amaraso. Abaganga bashinzwe kwita kuri Papa Francis bavuga ko afite ikibazo cya plaquette nkeya mu maraso cyangwa se platelets, ari nabyo byinshi nyuma y'uyu musonga afite ukomeye. Mbere ku wa gatandatu, ku wa gatanu ngo abaganga bagerageje gupima Papa Francis indwara ya sepsis iterwa na infection zo mu maraso, ariko ngo ntibagira icyo babona. Icyo gihe Papa yakomeje gufata imiti isanzwe y'ikibazo amaranye imyaka itari mike cy'ubuhumekero. Gusa ku wa gatandatu bwo ibintu byarahindutse ndetse ahita ajyanwa igitaraganya mu bitaro bya Gemelli muri Rome. Ku wa gatandatu kandi ubwo Vatikani yatangazaga ino nkuru itari nziza, yakoresheje amagambo y'icyongereza critical condition. Aha bavugaga ko ibya Papa Francis w'imyaka 48 bitoroshye na gato. Ikinyamakuru cya Time Magazine cyari kibereye Vatikani kivuga ko Papa yagiye arwara cyane ndetse bikanahangayikisha abaganga bamwitaho, ariko ngo nibwo bwa mbere Vatikani yari ikoresheje aya magambo critical condition ivuga ko Papa amerewe. Ku wa gatandatu ubwo Papa Francis yongeraga gupimwa yasanganwe ikigero gike cya plaquette. Ibi nibyo bitera indwara ya preteropenia. Ufite iyi ndwara biba byoroshye kuva amaraso inshuro nyinshi, ndetse nayo ikaba iterwa na infection ziba zageze mu maraso. Ikigo gikuru gishinzwe iby'ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko iyi ndwara ishobora no guterwa no guhatwa imiti myinshi itari ngombwa. Ibi rero nibyo bituma hari abahindukirana abashinzwe ubuvuzi bwa Papa Francis. Harimo uwavuze ko ku myaka 48 ya Papa Francis ndetse unarwaye ibihaha byombi ubu tuvugana, kondisiyo ye ari touch and go. Ushobora kumukozaho ikintu ubuzima bwe bukarangiriraho. Umukuru w'ibi bitaro Papa yivurizamo yitwa Dr. Sergio Alfieri. Yavuze ko batewe impungenge n'ubuzima bwa Papa, cyane ko mikrobe zari zisanzwe mu bihaha bye ubu ziri no mu maraso ye, ari byo biri kuvamo uburwayi bwa sepsis bushobora no kumuhitana isaha ku isaha. Mu kiganiro uyu mukuru w'ibitaro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu, Dr. Sergio yavuze ko Papa ari mu bihe bisa nkaho bitoroshye kandi nawe babimusobanuriye. Ikindi kandi yasabye ko ibi bitaro byasobanurira abaturage ikibazo afite, ari byo Dr. Sergio yari ari gukora uyu munsi. Ku wa gatandatu Papa Francis yiriwe azengurukanwa mu kagare, ariko agifite ubwenge no gutekereza, ariko ari mu byuma bimwongerera umwuka bitaruhuka. Ibi rero ngo nibyo ubuyobozi bwa Vatikani bwakoresheje bwumvisha abakristo b'idini ya Katolika ko nta mpungenge bakwiye kugira ngo bashake undi Papa mukuru. Ibi byabaye nyuma y'uko abakristo batangiye gusaba ko bategura uzasimbura Papa Francis igihe cyose yitabye Imana. Nubwo Papa ari mu buribwe bwinshi, ariko ngo aracyafite ishyaka ry'umurimo ndetse ararya akanasengesha abamuri iruhande.
mu by'ubuyobozi bwa Vatikani buvuga ngo nta tegeko na rimwe rivuga ko papa agomba kwegura igihe cyose agifite ubwenge, ubushake ndetse anakibasha kurya. Mu gihe cyashize papa yari yatangaje ko yamaze kwandika ibaruwa yo kwegura bazakoresha igihe cyose yarwara akaremba kugeza ubwo atakibasha kuvuga no kwandika cyangwa se akitaba Imana. Ariko ubu aracyabasha kuvuga nubwo ibye bitoroshye na gato. Ku munsi wo kuwa gatanu, ikinyamakuru cya Italian News Report cyari cyatangaje ko sekreteri mukuru w'ubutegetsi bwa Vatikani Cardinal Pietro Parolin hamwe n'umunyamakuru mukuru wa papa cyangwa se Chief Canonist ngo basuye papa aho arwariye mu ibanga rikomeye, bikaba bikeka ko aribwo havugiwe ibyo kumusimbura. Nyuma yaho Cardinal Parolin yahise yihutira ku itangazamakuru guhakana ibyo avugwa ko yaba yaraganiriyeho na Papa Francis. Ibi yabihakanye avuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Ikindi kandi yavuze ko abantu bakwiye guhangayikishwa n'ubuzima bwa papa buri mu kaga aho gutekereza ibyo kwegura. Ku wa gatandatu nimugoroba nibwo umunyamabanga mukuru mu by'itangazamakuru muri Maison Blanche Carolina Leavitt cyangwa se White House yatangaje ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kumva inkuru y'akababaro y'uko Papa Francis arembye ndetse arimo gutegura imbwirwaruhame yo kumwihanganisha. Isaha ku isaha ngo iyi mbwirwaruhame yasohoka. Yongeyeho ko mbere y'uko Perezida Donald Trump atanga iyo mbwirwaruhame, Leta y'Amerika igomba gusengera Papa Francis ndetse bakifatanya muri ako kababaro uko bishoboka kose. Kuri iki cyumweru hateganyijwe isengesho rya Angelus. Abakristo ba Katolika bo bararimenyereye ndetse ubusanzwe ni papa urikoresha, ariko nk'ubwashize Papa Francis ntabwo azaboneka kubera ikibazo cy'ubuzima ku nshuro ya kabiri. Ibi rero nibyo bituma bamwe bavuga ko koko uburwayi bwa papa butakiri byoroshye. Ubu tuvugana Papa Francis yasabye ko atavanwa i Vatikani kubera ubuvuzi. Avuga ko agomba gukomeza gukora inshingano ze muri Vatikani ndetse ubu n'umuforomo we Massimiliano Strapetti yamaze guhabwa ikaze muri Vatikani ngo bagumane isaha ku yindi. Bamwe mu bakristo bitabiriye iri sengesho bakomeje kwereka urukundo papa. Hari nk'uwaturutse muri Puerto Rico witwa Arnaldo Lopez yavuze ko nubwo papa batari kumwe muri iryo sengesho ariko ari mu mitima yabo. Tukiri kuvuga ibya Papa Francis, abazi neza gusemura ubuhanuzi bw'abastrologiste cyangwa se ubuhanuzi bw'inyenyeri basobanura ko ibi uwitwa Pierre de Nostradame yari yarabivuze kera mu mwaka w'550. Mu kiganiro twakoranye ubushize nagusobanurira amateka y'uyu mugabo ndetse n'ibintu yagiye ahanura byinshi bikomeye. Yavuze ko hagati y'umwaka wa 2023 na 2026 umupapa uzaba uriho azatangaza kwegura bitewe n'uko azaba akuze cyane, hanyuma agasimburwa n'undi mupapa uzaba ari umwijima muri Kiliziya Gatolika. Nyuma y'uko Vatikani itangaje ko Papa Francis ari mu bihe bikomeye by'ubuzima kandi biri gutizwa umurindi n'izabukuru, benshi batangiye kuvuga ko ibyo Nostradamus yahanuye byaba bigiye gusohora. Ni ukuvuga ko Papa Francis yakwegura ubundi agasimburwa n'undi mupapa ngo utazaba ari mwiza na gato. Yagize ati, "Through the death of old pontiff, a Roman of good age will be elected. Of him it will be said that the weakness he see, but wrong will he sit and in the biting activity." Yongeyeho ati, "In the final persecution of the Holy Roman Church, there will sit Peter the Roman, who will pastor the sheep in many tribulations,
and when these things are finished, the city of 7 hills will be destroyed, and the dreadful judge will judge his people. Ibi rero nibyo bituma hari abatekereza ko Papa Francis yazasimburwa n'undi mupapa witwa Peter, ndetse uyu akaba ari we uzabera umwijima Kiliziya Gatolika. Igitangaje ni uko mu bakardinali bakomeye muri Vatikani ukekwa ko ashobora gusimbura papa igihe yaba yeguye n'ubundi yitwa iri zina ariko riri mu Gitaliyani. Ni kardinali navuze haruguru, Pietro Parolin. Abantu iyo batekereza uwasimbura Papa Francis igihe yaba yeguye, bavuga ku bakardinali bane bakuru bari Vatikani. Ni Kardinali Pietro Parolin, Kardinali Luis Antonio Tagle, Kardinali Fernando Felun, ndetse na Kardinali Roberto Francis. Ibi bisobanuye ko ubuhanuzi bwa Pierre de Nostradame busohoye, Kardinali Pietro Parolin yaba papa wa 267 wa Kiliziya Gatolika, ariko ngo akaba uw'umwijima, agakora ibintu bibi bitigeze bibaho muri Kiliziya Gatolika. Uretse ko abasemuzi b'ubuhanuzi buri umwe asobanura uko ashaka, ariko izina Peter ryo nirihinduka. Reka dusubikira aha, ubundi tuzasubire ubutaha. Nje nitwa Regis, ndabashimiye cyane.